wanyandikiye usaba kugira ngo ibintu bizanga uravuga ati urashaka ko ibintu bikemukira siko bimeze uretse gato objectif yawe yari yihe yo gusaba ko tuza ahangaha ibintu bikavugwa objectif yawe yari yihe Kako sinzi impamvu Mutaresi na Derek avuye kugira ngo executive yumve. Njye mfitanye ikibazo na Kelly ntabwo nyifitanye. Nanjye ndavuga Godfa. Uretse gato ariko uretse gato mutansaza. Kelly wanyandikiye uretse gato wanyandikiye so ndabaza objectif yawe yo gusaba ko iyi live iba nkaba ntari no kwikorera amafaranga nkaba ntari no kugenda dore impamvu y'uyu mwanya tumaze hano ko ari wowe wabisabye ni wowe wabisabye sinzi wazanye umumama nakubashye ibyo wasabye wabisabye utuma Jessica objectif yawe yo gusaba ko iyi live iba nububwira kabiri mu kanya nabikubashije ni yihe my brother open your mic icyatumye nkubwira ngo dukore no live nuko nabonaga ibintu bitangiye kuba too much n'abantu bari kubirenganiramo batabizi bitewe n'ibintu byari bimaze kuba kuri live ku muntu warugiye igikorwa nakubwiye cyakozwe ndi kukubwira cya account zakozwe ziri kugenda mu bantu niba ari uguhakira software n'ibintu nk'ibyo biri kuba my brother mukanya nkubaza wambwiye ati numvaga ko ibintu na Derek this is Derek I'll mute your mic mukanya baza impamvu mwifuje ko iyi space iba mwatumye Jessica Kelly yanyandikiye objectif na papa yo kugira ngo iyi space izangaha ibi bintu tubivuye papa yari yihe objectif yari yego murakoze njyewe impamvu nifuje ko bizana ntabwo ari uko nyobewe ko habaho ubuyobozi twese tuzi aho buba tuzi n'icyo bukora ahubwo ikintu cya mbere kibangamye ari nacyo cyatumye abo bantu bose baza hano ni ikintu kijyanye no kuba buri ruhande rufata umwanya rugasebya mugenzi wabo kandi already ntabwo twese dukora bimwe nk'ubu nkanjye mbaho kubera YouTube kera kabaho kubera studio ze akoresha ama podcast n'ibindi Mami Ruth afite uko abayeho turi abantu batandukanye rero ngi impamvu nyamukuru nifuje ko biza hano suko kuko iyaba twabijyana mu buyobozi twese twakabaye twacicetse akaba ari bwo bucyomura ikibazo cyacu so twaje hano kugira ngo dukemure ikibazo kuko ntabwo nafungura live ngo mvuge nabi Mami Ruth aze ayisobanure bikunde Kelly nuko Mami Ruth nuko bivuze ngo impamvu twifuje ko wowe uhosting ukaduhostinga nuko twagira ngo duhurire hano dukemure ikibazo dufitanye kive mu nzira ejo aho tuzumva ikibazo kiri tuzamenye noneho ngo giturutse hano nyirizina kuko buri ruhande rurajya ku ruhande rukavuga abandi nabi rukabaharabika noneho hakazamo n'ibinyoma buri umwe agahimba nyine ibyo yifuza urakoze cyane abantu kandi bakadutega amatwi so niyo mpamvu twaje hano urakoze cyane my brother open your mic nani Kelly ndimo ndakumva Godfather ibingibi Derek umuvandimwe wavuze uremeranya nabyo ku ruhande rumwe ni byaba byiza ariko nyine ku rundi ruhande harimo akandi kantu ako kantu nakahe niba kano kanya hashobora kuba hari irindi jambo rivuga ngo abahungu bantumye bambwira ko bashaka kubirangiza kuko we ngo wunga abantu rero kuba kano kanya havugwa amajwi avuga ko Kelly Speech yafashe amafaranga akishyura kubera umukozi w'Imana bashwanya akamukubita bakamuvuna cyo ni ikintu gikomeye cyane Kelly ndimo ndakumva iyo abantu bafitanye ikibazo urimo kunyumva haza conspiracy haza ibintu byinshi cyane urimo kunyumva ntabwo wajya muri details one by one urimo kunyumva of course umva rero icyo gusaba niba objectif ari yo kugira ngo ibintu birangire urimo kunyumva bitagiye kure nyuma y'ibingibi nyuma y'iyi live urongera kubona izindi conspiracy hari abantu batifuza ko wagira amahoro cyangwa utabaho urwana n'abandi so ndatekereza ko nk'umuntu w'umugabo ushobora gufokasinga ku iterambere ryawe ntabwo mbona ikintu ugihinga muri ibi bintu ikintu kibaho ni kimwe you let it go
ntabwo ugenda kuri details y'akantu ku kandi. Ikintu kibaho nk'umuntu w'umugabo hari ibyo urenza amaso, especially ku bitagufitiye inyungu. So nyemerera rero reka kugendera muri details. Uri willingly uri kumva ko ibintu angaha dushobora kubirenza amaso tugafata indi chapter nshyashya. Godfather, mu gihe ibyo ndi gukorerwa biri kujya mu bantu byahagarara byitwaza, kuko ibiri kwa byose biri kwitwaza niho turimo kujya, niyo mpamvu mwajya niho nyine nibyo ndi kukubwira. Ngibyo bintu mu gihe byahagaze nakiri gukorerwa harassment yo kunsabya n'ibindi, nje nta kindi kintu numva cyaba kigikomeze gukomeza. Ibintu byahagarara, buri munsi agakomeza life ye. Ndi umusore wo muhasura, turi gushaka ubuzima, abahuku nanjye mbahuku ndi kwishakira iterambere. Nta nubwo byakabaye mwaka kuduterana kano kanya turi guterana amagambo cyangwa se tuvuga ibiro turi abantu bakuru. Okay, ndasaba ikintu kimwe, munyemere kuri iki kintu nkuko nari maze kubisaba. Tutagiye muri details, tutagiye mu kantu ku kandi, munyemerere iyo friendship niba itakomeza kugumaho, uko mwari muzanye bitagomba kugumaho, ariko ikintu cyitwa umwuka mubi gihagarare. Munyumve, stupid people, stop. Mureke kwandika izo comment, murakomeza kwandika. Umuntu arika comment ifite uwe yibasira ndakuboroka, please mwandike mu rukundo hano, mushyiremo imitima y'urukundo. Umuntu bwandike message ugashaka gufata side ndaguha nyoko, s'il te plaît, twubaha hano wamayije. Ariko se watuje wowe bite byawe koranga muri kunza muri sukari, uri muranigana ijambo, uretse no kwikana ndakumanura. Please ndagusabye, ndaza gutanga ijambo, ihangane ntunsaze. So twumvikane rero. Kelly, Mama Rusi, ikintu nsaba ni kimwe hano. Simbasaba ngo mukundane, simbasaba mwe kujya guterana, that is not my business. Icyo mbasaba ni kimwe, habeho kubahana. Hanyuma ndashaka gusaba audience, abantu bakunda Mama Rusi, niba mutekereza ko mujya kumurwanira aya masaha akaza karirera ahangaha, ntabwo mumukunda. Inshuti za Kelly, niba muzi ko kumurwanira ari ukuzana umuriro no kumuzanira negativity, ntabwo ari iterambere mumwifuriza, ntimumukunda. Ikintu mwakabaye mukora nuko mwabona uyu munsi hano hakura umuri, izo negativity zikavaho. So munyemerere dukore muri ubu buryo rero kugira ngo tujye no mu bindi. Kelly, unyemerere uvuga ati uyu munsi ntitaye uko byatangiye, ntitaye ku makimbirane, reka nkomeze ubuzima nari ndimo. Uyu mumama ibyo mbishize iruhande. Mama Rusi, umbwira uti tutitaye kuri details ibyabaye, miscommunication yabayeho nk'umubyeyi, ibi ngibi mbisize inyuma, mfashe indi chapter, nta kibazo mfitanye. Aho nagukomerekeje umbabarire. Kelly uti aho nagukomereje umbabarire. Dukomeze ubuzima, mukuze platform zanyu, mureke buri wese akomeze ibyo yakoraga. This is gonna be amazing. Tutitaye kumenya ngo twapfuye iki, byagenze bite. Oya, nimujya gusanga 90% y'ayo makimbirane yabayeho n'ibyo bindi byose ni ibintu mwazaniwe n'abantu, ni raporo mwagiye muhabwa n'abita ko bakunda. Ntabwo umuntu ugukunda by'ukuri akuzanira amakuru atarayo kukubaka, arayo kugusina cyangwa kugushyira ku mpagarara ngo mugenzi wawe yabikuvuzeho cyangwa bigenje ukundi. So munyemerere rero utagiye muri details. Wa mubyeyi we, wirengagije ibyo, uvuga ati muvandimwe, aho bitagenze neza ndiseguye, umbabarire birangire. Kelly uti mubyeyi, aho bitagenze neza ndiseguye, umbabarire. Hanyuma ndaza gufata audience yaba ku ruhande rwa Kelly, ku ruhande rwa Mami Rusi, ndabasaba ikintu kimwe, ariko banyira ubwite hano, munyemerere icyo kintu mugikore. Mufungure mic zanyu. Godfa, Ego. ibyo byose se ntibibaho, biraza gutuma abantu bose bagiye bampostinga ku ma TikTok yabo, kuri YouTube, biri buze gusibwa. Manzi zamwe murangiza ikibazo hagati yanyu babiri. Njye kuri njye nta kibazo, nabinyemerera ko biri bubeho, kuko icyo twapfuye cyo yanze kukivuga ko nta gihari. Nanjye ntacyo nzi cyo yagihari, navuga kirahari. Ariko mu gihe rero kidahari, njye nta kibazo, nanyemerera ko ibyo bintu biri bukurweho,
nanjye agashyiraho umucyo abantu be kumfata uko ntari, njye nta kibazo. Okay. Kelly, muri ukurangiza ibi bintu icyo Mama Rusi arimo gusaba urimo kucyumva? Je narimo arambwira ngo abantu ngo ama live ngo ibiganiro ngo nibiki. Hari post cyangwa ibiganiro byagiye Godfather nagizo post zindeba ko kano kana yenda babaye mfitira imbabaje Godfather mbikubwiye. Aba hari uretse gato. Nagizo post zindeba. Haba hari ntabwo ngiye nkora post iri kuri account yanjye ivuga nabo mubyeyi. Listen to me Godfather, na post iri kuri my account ivuga nabo mubyeyi. Kumbwira ngo Kelly speech ngo gira no. Jewe abantu uburenganzira bwo post ibyo bashaka. Reka kubigira intambara, reka kubitwara isuku n'ubusa, reka kubigira intambara. Uri kumva ko ibyo ngibyo mu bindekere, ibyo ngibyo bindi by'ababipostinze mu bireke, ndaza kugira icyifuzo mbasaba nabo. Reka mbanze ndangizanye namwe babiri. Kelly, urumva ibyo byabaye byose n'izo details, urumva ko uyu munsi imbere y'uyu mubyeyi hagati yanyu icyo kibazo cyarangira, mugakoresha amagambo yihu, muravuga ataho nagukomerekeje umbabarire, uyu munsi birangire, nta kibazo nkigufiteho, nanjye nta kibazo nkigufiteho, ibintu tukabirangiza hagati yanyu babiri. Nicyo kintu ndi kubasaba mwembi babiri gusa. Nje byaba byiza kuko nago nyeneye urugamba nkomeje kurwana rw'abantu bagabwaho ibitero. Bimwe mu bintu hari nibiri kunkomeretsa muri kano kanya, kandi byose ngo bituruka ngo ku mubyeyi ngo Mama Rusi n'ibindi. Urakoze cyane. Rero ngiye kubona amahoro yanjye, byaba byiza ngakora akanya nk'umu influencer naho kigumira mu bintu bye, kuko n'undi ntago duhuje ubuzima mu buzima bwanjye nka muzima bwanjye. Kugira ngo aya mahoro abeho, wanyemerera nkagusaba nk'umuntu aya masaha iki kibazo kigiye guhagarara, kutazongera kumuvugaho cyangwa kumushyiraho any comment. Godfather, yes sir. Abantu babizi nari maze igihe kiri ibintu twaranabikiriyarinze. Wumve ko hari n'abantu bazamuye amateka nanga gusubiza. Godfather, ndi umuntu mukuru, nubwo nyambwira abantu ngo turi bato batari gito. Hari umushaka nakavuga ngo nta musore ngo ni muto gutya. It's okay, turi bato batari gito. Nari maze igihe nge twarabiretse Godfather, byararangiye, ariko byongeye kuzamuka uyu munsi ku bintu byabayeho. Ibyo bintu natwe rero turabirambe Godfather, tukeneye gukora umwaka uri kuranya, dukeneye kwiteza imbere, turi abasore, ntabwo turi abantu bakabaye mu bintu nk'ibi ngibi, ko nahantu byatugeza. Urakoze cyane. Okay, thank you so much. Ntabwo uzongera kumuvugaho ukundi, ntabwo uzongera kumuvuga. Urakoze cyane. Mama Rusi, fungura mic yawe. Nyuma y'ibi ngibi byose, wanyemerera ibi byabaye tukabisiga inyuma, uyu munsi tugatangirana new chapter, ugakomeza gahunda zawe aho waba warabangamiye uyu musore, bikarangira tutagiye muri details z'icyo mwapfuye uko byagenze, ariko uyu munsi tugakrozinga iki kibazo, noneho ugakomeza gahunda zawe, agakomeza gahunda ze, ntiwongere kumuvugaho cyangwa kumugiraho ikibazo. Ngiye gusubiza muri ubu buryo Godfather. Yego. Kelly nta munsi n'umwe nigeze muvugaho, yaba ari kuri live yanjye, yaba ari no kuri live z'abandi, kereka wenda iyo babaga bahostinze nka gutya. Kuba ibyabaye byo, ndi umubyeyi cyane ko utababarira nawe ntago azabarirwa. Umuntu agomba gutanga imbabazi kuko hari n'abadukoreye ibirenze, kandi turabababarirwa, turasangira. So umutima wawe, ariko kesi hari niyi. Wumvisha ko habayeho ngo abantu bari kumukorera ubusikama, ngo binjiye muri telefone ye, ariko live yakozwe iravuga yuko ari njye ngo ubiri inyuma, ngo ninjye ukoresha amanimero atandukanye, ngo musebya, ngo nsaba n'amafaranga. So Godfather, ntabwo ibi bintu ari ibintu byoroshye, birakomeye. Buriya nubwo nicecekera, ariko hari ibintu bidasengerwa, bisaba andi maboko. Gusa nk'umuntu wankoreye amakosa, ntabwo yagaragaje icyo twapfuye, ariko no mu kanya bazavuga yuko ari njye ubiri inyuma. Ndansaba imbabazi ndazimuha, ntabwo nazimwema.
Godfather nyiri aho ngaho yego nta kintu nicuza kibi naba narakoze gishobora gutuma mpagarara ngo hari ikintu usaba imbabazi. No, ndi umuntu w'umugabo papa, ndi umusore ntari wansuzugure siko ko ndi umuntu w'umugabo ahagarara ku ijambo ryanjye. Twese turababara, twarababajwe n'uyu munsi ndacyari guhangana n'ibintu ndi kubona. Ikindi Jessica ari kuri live yanjye ntabwo yigeze bavuga ngo ibintu biri guterwa na Mamilos. Barabizi ko abantu baje kuri live tugahera hamwe dukora iperereza twera dushaka amanimero. Nta muntu wigize uvuga ngo umubyeyi rwose. Abantu babitagira ubuhamya bari kuri live yanjye. Naje mbabwira ku bintu biri kunkorerwa kugira ngo abantu bamfashe tubirwanye dushaka uwo muntu wari we. Niba we yumva ko hari ikintu kiri gusimbararaho akaba yumva ko adashobora kuva ku izima, Godfather ndi umugabo sinshobora kuzasaba na rimwe imbabazi mu gihe nzi ko ibyo mvuga nahagaze mu kuri nari mu mafuti, ntibishoboka. Ariko ikiba cyashoboka nta kindi ni ukubahana buri muntu wese akajya muri side ye akamenya ibye, undi agakora ibye, buri umwe akirinda kuba yazana umuntu mu byo akora. Waterana ugaterana utavuga utitwaza Keri ngo gutya na gutya, nanjye nakora ibyanjye nkakora ibyanjye navuga gutya na gutya. Ubwo buzima bwo bwakunda. Ariko kunshyira ku isahani ngo Keri ngo ngwino ugire gutya, Godfather Big Brother byo ntibyakunda. Murakoze. Okay. Ndasaba ikintu kimwe Mama Rusi. Ibingibi byose byabaye n'aya makimbirane n'ibyavuzwe n'ibindi byose amakomenti yatanzwe and everything. Muranyemerera ibingibi byose byabaye tubirenza amaso. Ama negativite aho byabaye bibi n'ibindi bikaba bibi tukabirenza amaso. Tugakomeza. Yagiye wa mama? Yagiye. Ntabwo yagenda. Ntabwo yansuzugura kuri aka kageni bishoboka. Namanutse Godfather. Ndetse birabishoboka bibaho. Ikintu gihari impamvu ari kuvuga ngo bavuze kuri live Nta jambo ndabo. kubera ko bakinnye. Okay. Give me a second. Mama Ruth garuka. Umusharinga garuke. Yesu alobaki na mikolo ekoya. Kuki mani tampejwe ryo kuririmba. Mama Ruth wongera ufungure ngwino hano gato. Godfather uyu wundi ntabwo ari njye muzamuye. Uyu nguyu mu muboroki muri poting ya account. Yego. Uyu ngo ni Sky Rwanda mu muboroki. Mama Ruth urahari? Yego. Rero tugiye kuri namwe mundebere tugiye muri details y'akantu ku kandi. Urumva byarangira habibaye ngombwa ko bavuze ngo umwe abambwe. Ndebye details z'ibintu uri kunyohereza ibyo Keri ari kunyohereza ndamutse bigendeyeho hano it's gonna be worse. Ntabwo habaho noneho kugera no kuri details za comment z'ama catfish. Munyemerere rero turi abantu bakuru. Ibyo bindi byose Keri garuka get back here. So tumunyemerere ibingibi byose ibyo byose zo details zose sinzi ngo abantu ngo bankomise ngo abantu ngo bandoze ngo mu namarozi urabona ngo hano ngo ibi tubireke tubirenza amaso. Let's go back tugaruke munyumve neza cyane. Urumva nimuje kureba ko akantu ku kandi detaye byagenze gutya aka kantu urabona aka karambabaje ibi byaraje. So please ibyo bintu mubabarire muba abantu bakuru munyemerere. Icyakubabaje nuje kureba ugasanga ari message yakubabaje hari ijambo yavuze iri jambo urabona rirakomeye twumvikane. Ibyo ngibyo munyemerere byose mubifate mubizingira ahantu hamwe drop in the dustbin tujugunye muri puberi. Hanyuma munyemerere mwe babiri hano iyo habayeho kunga gutya reka nkubwire nimuzanamo ego ukavuga ati no bitewe n'ibi ngibi ni gutavuga ko njyewe nashatse abasikama ngo bakoresha amazina ye agomba kunsaba imbabazi undi akaza gutyo ntabwo biri buze kurangira. Munyemerere muri ubu buryo please ndabasabye munyemerere mureke. Hari indirimbo ya Mani Martin ivuga ngo murayizi iyi ndirimbo I know you know this song murabizi iyi ndirimbo listen here iyi ndirimbo
urukumva give me a second mwemuretse gatoya ntabwo ndibuze gutinda Godfather. Jani ugira icyo kibazo ugira icyo kibazo ntabwo ndi bukwemerere ntabwo nza kukwemerera reka mfite moderating ibintu gatoya ntabwo ndibuze gutinda Mbabarira ndakwingiye. ihangane gato 1 second. I beg you. naenda kumanura ndanze ihangane gato ihangane gutaza kunsubiza inyuma uraza kuvuga nyuma Ariko ujye nigana inkari nka ihangane gato yandabizi iyo bibize gutya biravuna rega nimutekereze murabona umunsi wanyu udapfuye se umunsi wanyu udapfuye ariko mureke mugarure muri uburyo ko ndashaka kujya kwigira muri gahunda z'ino amafaranga ntabwo ndibuze kuraranga munyemerere so please ndabasabye ntabwo ndibuze gutinda ihangane urukumva ariko Godfather nk'ibi bigo biba binuka muri comment n'ubu bireba. Reka tugende gato mw'abantu mwe hari ikintu mutumva reka babwire ikintu kimwe munyumve neza cyane ibikomere bikababuza kuramukanya na mugenzi wawe mwasangiraga ukamubona mu ishusho adafite nkurikira babona urumuri bakabatureba babona urumuri mwese ntabwo ndibonye ririmba nyirangize ndashaka mwese mushyiremo imitima hano mushyiremo imitima y'urukundo drop the love so here's the thing my people abantu audience mushyiremo imitima so ndashaka kugira ngo nsabe aba bavandimwe munyemerere when we say love cyangwa tuvuze urumuri ndashaka audience mwirengagize ibindi I don't need negativity mushyiremo imitima drop the heart mushyiremo imitima noneho munyemerere ahangaha mama Rusi Yes. unyemerere nk'umubyeyi ukoresha aya magambo ugira ati Kelly muhungu wanjye aho naba naragukomerekeje mu byo warumvishe aho wumva umutima wawe wakomeretse binturutseho I'm sorry. Kelly ukoresha aya magambo uti mami aho naba naragukomerekeje umbabarire I'm sorry. Noneho dufate indi chapter y'ubuzima bushyashya. Hari ikindi kintu ndibuze gusaba ba nyirabayazana bari muri audience hasi, ba nyirabayazana, ba nyiri iki kintu, ba nyiri gucana uyu muriro hasi, ndabasaba ikintu kimwe ariko munyemerere icyo kintu mukinkorere. Do it for me. Mugarura mu mama. Ni utari kumubona? Sheri nanjye ntabwo ndi kumubona. ahise amubona kashu.
So nawe uhari yagiye umenga wenda amayinite aramushiranye ariko aragaruka. Wowe urimo urakora iby'Imana ishaka, thank you. Wabibonye ko baduhaye warning rata. Mama Ruth rata ashyiramo request. mutapinge screen abandi mukore kuri N'uturoses Godfa babwire bashyiremo n'uturoses na Amarose hatimi. ntabwo bafite, ntabwo batagira Oya bashyiramo na hatimi Urabona bro. kamaze ndagize ndabona hasigaye gato. Mama Rusi babara ntongere kugenda kundi hafi kurangiza, murabona mwamnyiciye shift. Mama Rusi icyo nari mbajije wacyumvishe, icyo nari nsabye wacyumvishe. Ndacyumvisha. Okay, ngaho reka nzi tugutega amatwi abari mu muting. Guys, mutapinge screen, let's go. Ndavuga nyuma ya Keriko niwe nyiri gutangiza ibintu byose. Ndavuga nyuma ye nta kibazo. Keri, ko numva ibintu bigiye kuzamo ihangana se ngo niwe gutangiza ibintu. please. Okay, please muri kubyo bintu. Bro, Gatsa abizi Yo. ndakubaha uri graphe reka nyine mvuge muri ano magambo makeya. Njye nagize kuvuga ngo twebwe nkuko yigize kumwe tugize kugira inama yo gukora, turi abasore bakeneye gukora tukiteza imbere kandi turi gusoza umwaka. Ntabwo dushaka gusoza umwaka mu matiku cyangwa se mu mahane. Ibi ni ahantu bitugeza mu iterambere cyangwa se mu mibereho yacu, usibye kutwandagaza no kudutandukanya n'abantu n'ibindi. yego. Ku ruhande rwanjye ntabwo nta kintu naba narakoze nicuza. Wenda abantu bakora amafuti, nshaka kuba naramukoreye amafuti wenda kubwo kurakazwa na kurakara kwanjye bitewe n'ibyo mbonesha amaso cyangwa se nabonye, nibimushimishe ku ruhande rwe. Ibyo bintu bijya bishoboka. Ngiye kugeza kano kanya icyo nkeneye cya mbere nuko nta kibazo nkeneye kugirana nawe, dore ko nta n'ahantu duhuriye. Ni umuvugabutumwa nkaba ndi umu influencer, ntabwo wenda ni muri kariyeri y'ibintu akora ngo tuzahuzamo. Icyo numva navuga ahagarike nyine kumbona mu yindi shusho, nanjye mpagarike kumubona mu yindi shusho. Yubaka ubuzima bwe n'uburyo asengamo n'abandi, nanjye nubaka ubuzima bwanjye n'abo mvugira cyangwa se ibyo nkora. Icyo nifuza ni amahoro, kuko na speech nkora ntabwo na kintu speech nkora zaba zimaze mu gihe naba nkora speech zubaka abantu nanjye ubwanjye nabasha kwiyubaka cyangwa se nabasha kugira. Ubuzima tubamo ni ngombwa, hari igihe kigera bikaba ngombwa ko abantu twese twica twese tugaca bugufi kubw'ibintu biba umunsi ku wundi. We rero niba hari ikosa ryaba ryaravuye kuri Kelly speech, njye Kelly speech ndi umuntu ndanababara, kandi ntihagire umuntu uza guca urubanza, kuko njye ndi umwe mu bantu bakoresha kuri Godfather uranzi kuva na kera. We twajya urabizi, ndi umwe mu bantu bakoresha ukuri, sometimes njya nzira ukuri kwanjye kuko sinzi impamvu nagira kwihangana. Ariko nk'umubyeyi nanone, nk'umuntu ufite ibintu akora, ngomba no kwiga guca bugufi, kuko we hari ahantu abona Kelly speech yaba hari ikintu Kelly speech yaba yarakoze kuri akagifata nk'ikibazo kikamubabaza. I'm sorry, njye musabye imbabazi. Ibyo bintu byose byabaye bitewe n'ukuri kwanjye nari ndimo, bitewe na content nkora, bitewe n'ibyo nkora, kwihangana kwanjye kuranga kuko ngira umutima woroshye ushobora gutuma hari ibintu nkora. Bivuze ngo niba hari ahantu ngiye namubabaje kubw'ibyo, kubwa emotion cyangwa se amarangamutima menshi yo kubona ibintu, nkahita mbivuga ako kanya, ambabarire dukomeze ubuzima, atangire umwaka neza nangira umwaka neza. Ntabwo byakabaye ngombwa ko umuntu agera muri zino mpera z'umwaka arimo arashyamirana n'umuntu nk'aho yakubakanye n'umuntu. Nta kintu twaba turi kugezaho community. Ndi umuntu ufite abantu benshi cyane bankurikira, n'umuntu ufite abandi bamukurikira. Nta kintu twaba turi kwigisha abantu, ni umuvugabutumwa nanjye ndi motivation speech. Ntacyo twaba turi kwigisha abantu. Nkaboneraho no kubwira abandi bantu bagenda basakaza amashusho ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibindi bintu biharabika. Njyewe mu buzima bwanjye nkunda kubona abantu bunze ubumwe cyangwa se bariko, kuko nicyo kintu n'abantu iyo baje bafite ibibazo turaganira nkabunga ubuzima. Nicyo kintu mba numva nshaka. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari kudukurikira cyangwa aba influencer bandi benda baba bafite n'andi matiku bari gukurura, mureke tureke gushyira amatiku imbere, ahubwo dushyire ubuntu imbere no gushyigikirana no gufashanya. Niyo mpamvu nanashimye ko twaza gukora live hano,
nubwo abantu bajya bavuga ngo Godfather n'ibiki n'ibiki, ariko ni live mba narakurikiye nkabona hanakorerwa live kandi zigatanga amahoro n'umutuzo mu bantu. Njye mu gihe nta bintu bigomba kuza kongera kungarukaho, nta rubanza mubaraho, akomeze life ye, nanjye nkomeze ubuzima bwanjye, aho tuzahurira nzamusuhuza, nikomereze, kuko sinkeneye kumuvuga si content yanjye. Murakoze. Murakoze cyane. God bless you. Derek, unmute your mic. Yes. Nawe waje mu mwandiko, ndashaka hari ikiri ku mutima washaka kugira ngo nawe uyu mwandiko uvire muri mwe, ibintu wabyisanzemo gute, hanyuma nawe ndashaka kugira ngo umutima wawe ubohoke, ikiriho kiveho, dutangire umwaka umeze fresh. Njye ibi bintu uburyo nabyisanzemo, Kelly ni umuvandimwe wanjye, niyo yaba ari mu makosa ka gihumbi, gerageza kumuba hafi nk'uko nawe ndi mu makosa yamba hafi, ariko kuba we yagira icyo apfa na Mamirusi ntacyo nungukamo, nta n'icyo neze gufatamo, ko biraduhombya, ntabwo bitwinjiriza. Icyiza ni uko bose ni abantu batambutsa ubutumwa bwiza kandi bugera ku bantu. Niyo mpamvu jye na Jessica twaganire turavuga ngo twabizana hano kugira ngo turebe ko bahurira hano ngo biyunge. Ngiye kuri Mamirusi, icyo namukoreye cyamubabaje, ambabarire kandi bimvuye ku mutima, si amagambo. Ntekereza ko yaba na post yaba cyangwa icyo ari cyo cyose nigeze nkoresha ndagikuraho kuri platform yanjye, dukomeze nyine tubane mu buryo bwo kubakana na Kelly. Kandi nuko ntekereza ko ibi nakoze ni byiza kurushaho tu. Abandi bantu wenda tuzareba abandi bazana ibyo bindi byakurukura, ahubwo nibo turi burwanye, uzarenga kuri iyi live agashaka kuzana andi matiko no gushaka kubateranya cyangwa kuzana ibindi bintu bipfuye bitandukanye, uwo niwe tuzahura nawe tugaganira nawe. So Mamirusi, njyewe ntungireho ikibazo, njye Kelly ni umuvandimwe, na fightinga kubwe nk'uko nawe anyiyereka. Turi abantu twanyuranye muri byinshi, uwo ari we wese uri hano yanyumva kuba namujya ku ruhande cyane, kandi muri abantu mwese nahuraga namwe bitewe icyambu cyari Kelly. So mbonye mutandukanye, nta kundi kuntu byari kugenda. Rero nshimye n'Imana umugani kuba mwiyunze, niba Mamirusi nubwo ataravuga, ariko ngiye Mamirusi ku ruhande rwanjye umbabarire birangire. Murakoze. Thank you so much, big man. Mamirusi, uranyumva? Ndakumva. Ndashaka kugira ngo nawe ufate ijambo sasa. Nyuma y'ibyo bavuze ntacyo ndenzaho, ndabababariye, yaba ari Kelly yaba ari Derek, nabahaye imbabazi cyane ko nanazibahaye kera hose bitaranaba, kuko numva ko nta kintu numvaga mu mutima wanjye nishinja. Okay. Abababariye. Bari hanyuma nabo ahangaha nta hantu wowe waba warabakomerekeje, nta hantu waba warabibasiye cyangwa bitaragenze neza ku buryo aya masaha nawe niba hari aho wababwiye nabi wabisegura ukabasaba imbabazi? Ntabwo bivuze ko imbabazi zo gusaba uruhande rumwe. Yego. So nta hantu nigeze mbibasira. Aho nasanze bari kumvuga, nahagaze kuri platform imwe nabo, ntekereza ko sinigeze nanafungura live yanjye ngo mbivugeho, cyane ko kenshi bansabaga kubivugaho abantu ariko simbivugeho, kandi bamwe mu bantu bari hano bagiye bansaba kutabivugaho, ntabwo nigeze mbivugaho na rimwe, kandi sinigeze nibasira Kelly, sinzigera mwibasira. Ntekereza ko icyaduhuzaga cyakongera kikaduhuza, isi ni ntoya irazenguruka, ntacyo nzi naba narabakoreye hano ku mashusho media. Okay, Kelly funga mic yawe. Kelly, hari ahantu uyu mama yaba yaragukomerekeje cyangwa yaba yarakoresheje amagambo yakubabaje? Godfather, Yego. mu buzima dukunda uriya kubona umugabo, nyine ikitugira umugabo ni ikiri mu mutwe, si uko duhagaze. Sometimes hari igihe duca bugufi kugira ngo dusoze ibintu, ariko hari abandi bantu bagifite imitima itsimbaraye. Ese koko we mu mutima we n'ubu ngubu aracyaha, nyine like hari ibintu abantu bakora bikamera nk'ihangana. Ese No, muri that koko arumva nuza Kelly. listen to me,
uretse arumva gato uretse gato ataramba ntabwo uretse gato nkomeje mame uretse gato numve komeza uretse gato urumva mame wowe Godfather wumve ko ageze narusubije ibyo kuri sa yarambaje wumve ka ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu baba bifuza kumva ko abantu baca bugufi imbere yabo ariko bo nibemera amafuti yabo ngo basabe imbabazi Jesus Christ uretse gato no mama Rusi uretse gato nakubajije Kelly sinakumva hari aho mama Rusi yigeze nyine ntabwo akwibasa cyangwa akoresha ndasoza amagambo yakubabaje Godfather ntabwo ibintu byaba bigeze hano atarambabaje sibyo Mhm. kandi nawe uri umuntu mukuru abyumva sinzi impamvu akumva ko umuntu haba side imwe wenyine yababaje umuntu gusa kandi ibintu byarakurutse bishoboka nawe wabyumvaga ahubwo ndibaza ni iki gituma we ataca bugufi ngo byumve binamuvuye ku mutima Godfather ntuzahatira umuntu kubwira umuntu ngo nakoze ikosa no bita muri ku mutima ngiye nabivuze bimvuye ku mutima Godfather ndi umugabo nzi gufata umwanzuro uri kumva nabona ko ibyo nkora bidakwiye ese kuki yumva ngiye warambabaje cyane sibyo na n'uyu munsi warambabaje cyane kuko urabizi nanakoze iyo live mbwira ko na mami Lucy mbisubiremo ndi umuntu wakundaga gusenga kubera wowe ariko icyo gihe byageze naga gusenga kubera wowe mvuga ngo niba umukozi w'Imana yaba ameze gutya na gutya naba ari we nakurikiye unyereka Imana nkamita mu mutwe numva ko iyo Mana tuba tunakurikisha ko bidahari aka kandi icyo gikomere njye cyangiyeho n'ubwo abantu bavuga ngo ni gute ngo umuntu ibyo ntago mbyitayo ariko nyine naciye bugufi ndakubwira ngo niba kuko dukeneye gutanyuka neza mami Lucy ibyo muri ubu buzima njyewe ntago nanze gusaba imbabazi ahubwo narindi gusubiza Godfather uko yarambajije njye nasubizaga reka dukomeze rero ubu uracyafite ijambo Kelly uretse kwihuta komeza urumva rero Godfather ibyo yarambajije nagombaga kumusubiza kuko nzi ko ntabyo nigeze nkora ariko gusaba imbabazi ntabwo ari ibintu byatuma umuntu adasaba imbabazi nanjye niba hari ahantu nagukomerekeje umbabarira wow umva Kelly rero ibintu biba byoroshye reka mbabwire ikintu mutanasobanukiwe rero mutanazi abantu bati none se ko twahamagawe na RIB ko twabishyize muri RIB ko biri muri RIB reka mbasobanurire ibi bintu n'aya makimbirane ibi ngibi ni ibyaha bita mbonezamubano munagiye no muri RIB ikintu babakorera cya mbere ni ukubahamagara bakabasaba kubunga no kwiyunga no kuganira muri kumva mureke kuvuga ngo RIB ngo mwatanze ibirego mwaramaze RIB ikintu ikora yunga abantu mbere yuko ifata ibyaha ntabwo ibyaha byose biba ibingibi nk'aya makimbirane yo kutumvikana nk'aya kwizibasirana gutya ibingibi babyita ibyaha mbonezamubano iyo mugeze hari barabahamagara bakabasaba kuganira bagakora ibingibi turi gukora nonaha ibingibi birahanga do no wasting your time rero ndabashimiye murakoze cyane ijambo ryanyuma Godfather wakoze kuduhostinga before you go kamaze ntabwo ndagenda akantu kamwe ihangane gato yamaze ndagize bro nagwaye umwanya uravuga let me speak Jesus okay so the thing is icyo mbasaba ni iki ngiki munyemerere iki kintu munyemerere kino kintu mugire icyo ahangaha as long ahangaha mu buhotse tugiye gutangira umwaka mumeze fresh this is amazing ariko noneho mumaze kwiyunga mumaze gusabana imbabazi birarangiye ngiye kubasaba ikintu kimwe musigaranye umukoro wo guclearinga everybody nabo ngabo bitwa ngo babaye abasirikare banyu bo kubarwanira kandi babasenya let me tell you people nta kiza kibi bintu mugerageze munyumve abo bitwa ngo barabarwanira nibo babasenya ba mbere ndasaba buri wese uri ahangaha uri ku ruhande rwa witwa ngo aravugira Kelly speech witwa ngo aravugira mama Ruth ari gukoresha amagambo yibasira uyu nguyu ugacana umuriro uzi ngo urimo kumufasha turi kumwe ntabwo kurangiza ikibazo cyangwa kubaka umuntu ntabwo ari ukumwubaka uri gucana umuriro urimo kwatsa umuriro kugira ngo ibitero bigaruke kuri uwo muntu witwa ngo uri kuvugira ntabwo anga ari ihangana social media ni icyuma gifite ubwantu habiri we said this since day one so reka mbasabe ikintu kimwe rero nsabe abantu bari kuruhande rwa mama Rusi abantu bari kuruhande rwa Kelly speech niba mukunda abo bantu please stop this shit mububake mu bundi buryo mu bubaka apana ibingibi basenya bizana amakimbirane muratsa no mukatsa umuriro ngo muri ku ruhande rwabo nta n'umuri bushyana nawe muri RIB nihakora ibigize ibyaha nta n'umuzajyana nawe mu rukiko nta muntu kumwe na jihad hariya mwese mutegereje umunsi wo mu gitondo mu kanya kugira ngo niba babamanura amageragere
Umvikana. So kuza ahangaha ukaza ukereka Mama Rusi kuri timu ye unamushyigikiye ko arengana, ukagenda ukajya kwataka Kelly speech, mukajya gukora amacounti, ntabwo ari byo. Kujya ku ruhande rwa Kelly ukabigenza uko, that is nonsense. Ntabwo urimo kubaka ukunda, urimo kumusenya. So reka tugende gatoya rero, icyo mbasaba n'iki ngiki, munyemerere uru rugendo rwo kugira ngo muzongere munahure mube uko abo mwari mumeze mbere ruzakomeze. Ariko none icyo nsaba nonaha, nyuma yuko musabanye imbabazi ku byagenze, muhamagare ribu. Wowe Kelly, hamagara ribu uwithdrawing ikirego. Mama Rusi uzi uhamagare ribu uwithdrawing ikirego, biremewe. Muvuge ko mwaganiye mukabirangiza amakimbirane akavamo. Ntago baza kubasobanura ngo kubera iki ende3. Oya, ntabwo ari byo. Erega hari ikintu mutazi, u Rwanda rumaze gutera imbere ku buryo ikirego ushyizemo hariya kijya on record mu myaka 3 kitaravamo, byaba ari byo byaba ari ukuri. So nta mpamvu yo kugira ngo hariya habemo ikirego cyawe kidafite ikintu gishingiye kubera social media. So please Kelly, nta keza kabyo. Bivuze ngo iyi kirego kigiyemo waba warenganye, ejo ribu hazaba ikirego cya nyacyo, bavuga ariko si uyu muntu urana ibirego we ni shyashya. It's not okay. Mugere mu bivanemo. Nimumara kubivanamo, hanyuma turabasaba abantu audience hano mwoka byara, niba ukunda Mama Ruth, hindura chapter, utangire kumutwarira ibimwubaka, utangire kumwubaka mu komeza gahunda ze zo kubwiriza no gukora bira bintu bihumuriza imitima y'abantu. Niba ukunda Kelly speech, musupportinge mu byakora, turi kumwe. Numara kubimusapotingamo, ibingibi biraba ubufasha no kumukunda by'ukuri, ntabwo ari ukumushyigikira kujya mu ntambara zidafite icyo kimuzanira. Ndabakunda nubwo mbatinya kubi. Natekereza ko Wampaye ijambo. ndaje ndi guhangana ndangize. Ndabizi ko Abantu barimo kohereza request, mwohereze manigani mbazamure. ntabwo ibyo bintu bikunda nani Janine. So please, kandi urabizi. So reka nze nsabe ahangaha audience zo ku mpande zombi, mumbabarire niba ari negativity mwanditse mugende mubisibe, hanyuma noneho tutangire chapter nshyashya. Kelly speech ubaha uyu mubyeyi, wa mubyeyi we ubaha uyu musore, akore ubuzima bwe, ukore gahunda zawe. Ibi ngibi bizaba ari iby'agaciro. Munyemerere icyo kintu kibeho, kandi ndabashimira ko mwabyemeye, ko mumaze gukorana mu ntoki no mugasabana imbabazi bikarangira bikava mu nzira. Mumireke bive mu nzira. I swear to God, iki gihe muzari umusaruro wabyo wo kureka ibintu bikabaho. Ndabibutsa ko mutaciye nk'amabere, nta kitasanzwe. Ibi ku yandi makominote biraba, abantu ntibumvikane bikagenda uko byagenze. But the good thing nuko urumuri nkuru nguru rugaruka nk'indirimbo bamaze kubakinira. Hanyuma I beg the audience, let me ask the audience, ni muzane urumuri mubo mukunda, apana kubashyira muri darkness no kubazanira ibintu bitabubaka. God bless you. Ndatekereza ari icyo. Reka ndenza akantu gato, abantu bari hano, abantu bari kutwumva, ntabwo gukosa ari icyaha kandi nta muntu udakosa. Ikiruta ikindi ni ukumenya ko wakosa ugasaba imbabazi, kuko gukosa ko twese turi ku isi tuzahuriramo dukosa. Abantu rero bamwe namwe bagendaga bandika amagambo agiye atandukanye, ibi ni amagambo mabi cyangwa se gusebya no guharabika, sibyo bizatugira abantu nyabantu, sinabyo bizatugira abantu bakomeye, ntibizatugira abagore cyangwa abagabo, usibye kuzatwambika isura itagaragara neza muri rubanda. Hari igihe ukora ibintu ukumva abantu baragushimagiza hano muri rubanda, ukananura rwa comment nziza, nagaruka batera comment nziza ari uko bari kwereka ko ibyo uri gukora ari sawa. Hari n'ababa bari kugupushinga kugira ngo ugwe mu kiba kubona usenyutse cyangwa se ugeze ahari indimuka. Rero ndagushimiye kubwo kuba watwumvishe, basi ukaza ugahostinga live nyuma y'igihe kinavugana nawe, mperuka kuvugana nawe yarashize igihe. Abantu bandikaga rero comment wenda zidafite icyo zidufasha bazihagarike, kandi ikindi abantu ntibumve ko hari ibintu bikomeye bihari ku buryo hakongera kuza amakimbirane. Nakubwiye ngo umubyeyi niduhora nzamusuhuza nkomeze, njye nta mutima nta munyangire, njye nta n'umutima w'urwango ngira. Iyo akanwa kanjye kameye guca bugufi nkavuga ikintu mbanza nagihagararaho nk'umugabo, kubera ko mba nzi neza ko umugabo ruhagarara ku ijambo rye. Godfather wakoze, abantu badustinze hano bakoze. Nubwo wenda hari umuntu mwabuzaga hano kuri pano nawe bagombaga kugira ikintu gihandoringwa hano wenda atabonetse, ariko it's okay. Ariko iby'ingenzi kandi byari bifite ikintu kinini bihangayikishijeho abantu. Sinkubeshye, umutima wanjye ndumva ngiye nabohotse, I'm blessed. Ngiye nongera nongera gusengera nko mu bisanzwe, umutima wanjye ndumva umeze neza. Nkunda kumva umuntu ashobora dushaka kuganira akumva ikosa, nunda kumva ikosa cyangwa se ibintu bikagenda bikaba byarangira. Abantu rero mwadukurikiye mwakoze, kandi nshimiye buri umwe wese wari uri hano. Godfather, thank you my brother, wakoze cyane, kandi ni iby'agaciro byo komeza utwubake nk'abanyarwanda. Abenshi bajya baza bakavuga Godfather amatiku
ariko nubwo bavanga amatiku reka mvuge ngo ukora itiku rifasha community ntago ari risenya community kuko riba ari risenya community washoboraga kuba wafata bino bintu ukabihereza umurongo muremure cyane bikarenda biva hano nta bwumvikane bubonetse ariko kubwumvikane bubonetse hano ni ibigaragaza ko nyine ibyo ukora bifite umumaro kandi bifasha society. Murakoze cyane n'abandi amahoro y'Imana akomeze kuba namwe kandi mugire umugoroba mwiza. Gira umugoroba mwiza uburetse kugenda. Mama Ruth uranyumva? Mama Munezero uri hano? Mama Munezero uranyumva? Hanabonye Mama Munezero anyura ahangaha niba uharishyiramo request nkuzamure gato. I need your help. Mama Munezero uranyumva? Mbese Godfa urama ijambo ryari? Ndaje ndaguha ijambo. Urama ijambo kuva ryari? Ndaje aho gatereka nze maze numve banyira ikibazo. Mama Ruth warumvugishije? Nibarizaga ikibazo. Ukubaza ariko ntabwo mbizi urambwira. Nkuko urumva ibyo bintu byageze kure ku ma YouTube. Nkuko urumva ibyo bintu byageze kure ku ma YouTube, ku ma social media y'ama TikTok. Uyu munsi ntabwo ntekereza ko uri bubinyure hari bubone ko njye n'abantu twasabanye imbabazi. Kandi ntekereza ko bazanyura kuri YouTube nyine bazakomeza bamfata uko nguko n'undi gutya hanyuma byo biragenda bite. Reka nsaba YouTubers baranga muri hari muri benshi ngiye kubasaba ikintu kimwe ku munsi wa mbere. Abantu bakoresha title cyangwa abantu bagiye ku uploadinga kino kiganiro mukoreshe title igira iti. Mukoreshe title iri positive kandi igaragaza ko ibibazo byari bihano byarangiye. Hanyuma ibyo biganiro bashyizeho biharabika muze kumpereza izo link igenda hangana nabyo ndabyivaniraho. Munyoreze izo link z'abo bantu bashyize ibyo biganiro. Turabasaba kubikuraho. We have the capacity yo kubaka community. Mwe munyoreze link yose yiharabika. Turabasaba kubikuraho ku neza nibangu turabasaba kubikuraho ku nabi kandi nzi ko bari bubikore. So naho abantu bari gufata kino kiganiro ndabasaba gukoresha positive caption munyemerere. Mukoreshe positive caption. Hanyuma abantu mubibasha reka tunasabira bakoresha ibyo biganiro. Ndabizi mushaka kubikora. Munyemerere mugende muhindure ibyo byasenyaga. Mushyiraho n'ikingiki kandi ziko kizakurikirwa. Ibyo byasenyaga cyangwa byumvaga mushaka views mu gukomeretsa imitima y'abantu cyangwa no kumva ko byahiye munyemerere mugende muhindure caption y'ibyo biganiro mubikureho. Muraba mukozi. Ariko niba nihagira abinangira kandi banyira ubwite hano bashizeho urumuri mubiduhe turaza kubivanaho kandi birashoboka. Ibyo ngibyo tundabikwisheje wa mama we. Nta muntu uriho kugira ngo asenye undi cyangwa afate indonke mu kurimbura umutima w'undi muntu. So mbere yuko ntangira cyangwa mbere yuko ndangiza iyi platform cyangwa iyi space, so listen to me. Munyemerere tubigenze gutya. Ndabashimiye nimba ngo ndabashimiye mwumve ko mbashimiye. So muri abantu bazima kandi kuba mushobora kuza hano nubwo hatakomba kuburamo ego ndabashimiye. Reka nsabe umumama Mama Munezero uranyumva? Wiriwe. Let me bless these people. Ngiye kugusaba ikintu kimwe nyuma y'ibi bibaye unyemerere dusengere iyi pano n'ibyabaye ariko reka manze nshimire aba bavandimwe kuri ibi bakoze. Right. So Mama Munezero umwe mu bakozi b'Imana, let's bless this. Please respect yourself. Kuba nabajije ko mwansibutse se n'iki? Mama Munezero nyemerera on this time unyemerere ngusabe uhereza umugisha aba bavandimwe tubashyira mu maboko y'Imana hanyuma Uwiteka abane nabo ajyane nabo twikomereza gahunda zindi. Reka ngufashe udusengere unasengere aba bavandimwe. God bless you. Ijambo ni ryawe. Ndatangiye kubaramutsa mwese abari ngaha kuri pano ariko cyane cyane reka ndamutse mwene data Rusi hanyuma ndamutse kandi na Keri. Habaye amajambo menshi pe ariko ndavuga ko kubera abandi baryamye
ndagushimiye ariko munyemerere ndababwira ijambo rimwe gusa. Umwasi icamuzanye n'iki? Ni ukwiba, ni ukwica, ni ukurimbura. Ariko hari umwami akomeye yaje kugira ngo aduhe ubugingo kandi abuduhe busagutse. Mu kanya gatoya umwasi yaragiye kwiba abantu, yaragiye kwiba amahoro, yaragiye kwiba urukundo. Kandi izi mbuga bafite gute imbuga ngurukanabumenyi nta kindi zikora atari ukwica zimwe zimwe, ariko hari n'izindi zishobora gukiza. Rero bashimye Imana. Ubwa mbere ariko ndimvira nti ibi bintu ntibikenewe kabisa yuko bagira ico bakoze, kuko Satani yari yanse kubasaba imbabazi hagati muri bo. Ariko hajemo ikindi kintu kidasanzwe cyo kumva yuko agomba kuba umuyaga mwiza. Rero mureka munyemerere dushima Imana, dushima Imana, kuko Imana ni urukundo, Imana ni amahoro, Imana ni umunezero. Turagushimiye Mana yacu, turagushimiye kugira neza, turagushimiye ko uri Imana itegeka, turagushimiye ko uri Imana ifise ububasha ku kintu ku bantu bose. Turagushimiye ko ushobora guhindukiza ururimi rugatumbera, turagushimiye ko ushobora gutumbereza ubwenge bwari bucuramye bwasubira bukicara. Mana turagushimiye muri kano kanya keza kuri iyi pano y'uyu musavyi wawe Godfather, habonetse umuco, habonetse inzira, habonetse ubugingo. Kandi Mwami ndagushimiye ku bwa Keri, ndagushimiye ku bw'umutima wiwe, kandi ndamusabira imbabazi, ndamusabira urukundo n'umunezero biva kuri wowe, ndamusabira amavuta y'ijuru, ndamusabira ngo umwambike ahisi yamwambuye, umwambike mu izina rya Yesu. Ikiganza ciza kimubeko Mana. Uyu mwana w'umuhungu n'umusore sindamuzi pe, ariko tuzi abasore bagiye urakoresha, bagiye urahindukiza mu nzira yawe. Tuzi nk'aba Pawulo wagiye uraha ibikorwa bikomakomeye. Mwami ndamusabira umugisha kugira ngo umutima wiwe ukomeze kandi ukoreshe mu izina rya Yesu. Amaso yahora muraba utariko ahindukire amurabe nk'uko wahaye ikiganza ciza Pawulo. Abahora bazi yuko ahama ubwoko bwawe, Mwami bamenye yuko ahubwo ari mu nzira yawe, mu izina rya Yesu. Mwami Imana uri omniscient, ubera hose icarimwe, uri Mwami ndakwinginze ngo ahantu ari, aho yicaye, que ton Saint-Esprit règne mu cumba ciwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ahari ndashaka ngo agendererwe na ton Esprit Saint ubu nyene mu izina rya Yesu. Au nom de Jésus Christ. Urakoze Mana, urakoze. Ndazi kubishobora kandi ndazi ko ubizi ubugingo bwiwe bushobora. Urakoze kuri Mama Rusi, nubwo atari ngaha ariko uramuzi, uramutahukiwe, urazi ahari, urazi umutima wiwe.
mwami ndasenga ngo mpemu yera wamushizemwo kuva kera ukimuhamagara uyikubemwo 77 mw'izina rya Yesu Kristo. Uyu mama umwambike, uyu mama umukomeze, uyu mama yambare mw'izina rya Yesu Kristo. Usubire umwambike mwami umwambaro w'ubukozi bw'Imana bugaragare au nom de Jésus, mw'izina rya Yesu Kristo. Mana yo mw'ijuru ukomeze kumuha esprit y'ubwungere mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Mana yo mw'ijuru urakoze kuri umugisha utanze kuri aba bantu. Mwami Imana usohoye kubaha rwa rukundo rwa mbere batangura kumenyana mw'izina rya Yesu Kristo, rwa rukundo rwa mbere batanguye kumva ko bari kumwe mw'izina rya Yesu Kristo, rwa rukundo rwa mbere wumva yuko papa umwe ari umuvyeyi undi ari umuhungu. Mwami ntirugarukire ngaha, satani ntaronke icicaro hagati muri bo mw'izina rya Yesu. Ukoze Mana, asigaye reka ndakwereke n'uyu Derek umugire neza, ico yifuza ukimuhe Mwami Mana, umutima wiwe wuzuze urukundo rwawe. Ariko nanone unyemerere Mana, nterure uyu musavyi wawe Godfather. Uhoraho ubwenge bwiwe ubushiremwo esprit yawe, ubwenge bwiwe bushiremwo intumbero yawe. Mwami uyu mugabo n'ukuri ndazi neza ntakekeranya ko fin de fin azogukorera, fin de fin sûr et certain azogukorera. Ariko ndakwinginze ngo umutima wiwe wuzuze mpemu wawe yera, uzobukoze Mana. Mwami ndasabira umugisha umuntu wese ari ngaha, umuntu wese, abantu bose bari ngaha baciye ngaha n'abari ngaha bose, ndabasabira umugisha wawe. Bagirene tuzobukoze papa. Ndagusavye muri make ariko vyinshi, ndazi kubiduhera ubuntu kubw'izina ryawe, mw'izina rya Yesu Kristo, amen. All right. Amen. Thank you, Mama. Thank you so very much. God bless you. Oh, hey, Mama yake na mzala mama. Nukuri kumana Imana ikumpera umugisha. Okay, tugara ku musozo. Janine uranyumva? Urasabye ijambo? Ngaho fatika Imana ne ku musozo. Janine uranyumva? Godfather, ijambo maye bamaze gusenga, ubwo ijambo maye ni ijambo ki? Okay. Yeah, urakoze cyane. Okay, thank you so much. Reka nshimire abantu mwese twabanye. Ni nk'ibisanzwe. Nubwo mu byabaye byose Godfather nkomeje guhekenya ibumba. Reka mbashimire. Mwakoze cyane. Gusa ndajya gufollowing none ibiboro babihinduye ku buryo birimo kungora. Ndabashimiye, mwakoze cyane nubwo mwanyimye n'intoki nkaba ngeze ahangeze. Urumva, reka mbabwire ngo Uwiteka barinde kandi abami